ibihumbi 160 nibyo usabwa kugira ngo utuye kategori yawe F. Urwego F ruhabwa umuntu wese urwifuza iyo yakoze ikizamini kiwe kigaragaza kazi neza icyo cyabiziga mu gihe gitsinze akaruhabwa. Wemere kuruhabwa mu gihe cyose ufite prozigwari cyangwa se ufite indi perime ushaka urwisumbuye. Bisobanura ko ufite prozigwari yawe wemere guhitamo kategori ya F mu gihe uje imyaka 20. Kwako ufite prozigwari yemere guhitamo kategori eshatu: kategori ya A, kategori ya B na kategori ya F. Izi nizo kategori emere guheraho mu gihe cyose ufite urushya rw'agateganyo. Bisobanuye ngo aya mafaranga wishyuye ibihumbi 160 haba harimo kode y'ikizamini, harimo n'amafaranga yo kwiga iminsi 10 avanzemo n'amafaranga y'ikizamini. Sinzi muri kumva cyo kintu. Fata amafaranga ibihumbi 10 byo koresha gukora ikizamini, ufata ibihumbi 150 byo kwiga harimo n'ikizamini. Mani magambo kwiga iminsi 10 ihwanye n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 50 by'ikizamini ku kategori ya F. Nuko tubigenza iyo utsinzwe ku bw'umwaka ko arije nanjye nkwigisha neza ari ugasanga wibagiye kwambara umukandara, icyo gihe usubiramo. Guys, iyi ni kategori ya F cyangwa se imashini ku rwego rwisumbuye ku bantu bose bafite kategori isanzwe cyangwa se mu gihe cyose ufite ubushobozi gateganyo cyangwa se prozigwari wemere ko kategori F ariko mu gihe ujuje imyaka 20. Bikorwa guterere tugane tugufashe iminsi 10 gusa ufite kategori. Niyo utsinzwe usubiramo n'andi mafaranga utanze. Tugane dukorano iremera mu Giporoso. Murakoze cyane. Nitwa Shumbushaje.